sheri mbabara nakubwiye nabi imbere y'abana, sorry. Ariko atari umwuka wera, ngewe mwene gakwaya. Iyo umuntu akubonye arafashwa cyangwa aravuga ati mazina araje, matiku araje, cya gisambanye gihunahuna kiraje, kiraje. Wa mukobwa iki gituma ngo bafashwa. None ibisoro by'ibigoryi bikaza biguhunahuna, ikora ahangaha, ndabyemeye, baradukora kora ikiyobo. Tuba dufite ibisoro by'ibigoryi n'ibigabo by'ibigoryi bihunahuna, birahari cyangwa ntabwo bihari? Ko mutasubiza se birahari cyangwa ntabwo bihari? Ngo tubyumve kimwe. Umuntu dusengana mu Gatsata atuye hirya y'iwanjye aho bita i Nyakabungo, ngiye ngatura igihugu. Aho i Nyakabungo uburebe ibigaramvura handi bakunda gusengera mu butayu. Ejo bundi umwuka w'Imana aramubwira ngo ntiwemerewe kujya hanze nijoro, kandi ni umugabo, kandi nta tuwarete yo muzi afite. Ubwo biragenda bite? nta tuwarete yo muzi, kandi umwuka aramubwira ngo ntibyemewe muri iyi minsi gusohoka ngo ujye hanze nijoro. Komana ni ibiki koko? Umuntu w'umugabo ibyo zajya mbirangiriza mu nzu koko? Mana wambwiye, Mana wansobanurira. Mwuka wera ntarengaguye. Hashize iminsi mike yari yoroye ingurube zirenze 2. Bigeze mu saa 8 z'ijoro, saa 9 yumva ingurube iratatse. Ati ni igisimba kijyanye, ni umujura. Umutima ati sohoka ugiye kugenda gutabara, undi ukamukurura. Mwuka wera yarakubujije, mwuka wera yarakubujije. Ndabigenza. Mwuka wera yarakubujije. Yigira inama yo gufungura idirishya. Afunguye idirishya asanga n'ingwe iri kurya ingurube. Bivuga ngo iyo asohoka ingwe yari kubanza kumurya ikikoza iki ingurube, ariko kubera umwuka wera wari wamunekeye. Daniyeli igice cya 5 umurongo wa 13 havuze ngo iki? Titiri iravuga ngo Daniyeli asoma ibyanditswe ku rusika agira ate? Ntabwo turajyana. Agira ate? 13. Nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati, ni we Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yakuye mu Yuda? 14. Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Twese tuvuge ngo amen. Turangirize mu Itangiriro igice cya 41. Igitabo cy'Itangiriro ni igitabo kibanza mu isezerano rya kera. Itangiriro igice ni cya 41. Dusome 37 turangirize 38. Itangiriro igice cya 41 dusome umurongo 37 turangirize 38. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo iki? Umwuka w'Imana. Nimunyemerere turangirize mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Pawulo mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 7. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorino, Pawulo yandikiye Abikorino 12:7 havuze ngo iki? Umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Ngaho rero munyemerere mu bundi Bibiliya ahasigaye murebe hano imbere twibukiranye ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kuganira rifite insanganyamatsiko ivuga ngo umuntu ukenewe ku isi n'urimo umwuka wera w'Imana.
ndasubiramo, dore umuntu ukenewe ku isi ni umuntu urimo umwuka wera w'Imana. Dore umugabo ukenewe ku isi ni umugabo urimo umwuka wera w'Imana. Dore umubyeyi ukenewe ku isi ni umubyeyi urimo umwuka wera w'Imana. Dore umusore ukenewe, dore umukobwa ukenewe n'urimo umwuka wera w'Imana. Dusomye muri Daniyeli igice cya 5 umurongo wa 13 n'uwa 14. Muri Bibiliya habamo ba Daniyeli 3. Daniyeli wa mbere ni uwatahukanye na Nehemiya ubwo bavuga mu bunyage i Babuloni. Wabisoma muri Nehemiya igice cya 10 ku murongo wa 7. Uwo ni Daniyeli wa mbere. Daniyeli wa kabiri avuga, dore ukuntu Nabali yavuze, uwo Dawidi mwene Yesaya ntabwo ngende ngo arangije aramusuzugura kuko Nabali yari yasinze. Dawidi aravuga ngo umuryango wa Nabali wose ndawica. Ushatse kumenya aho biri wabisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25. Izo nkuru niho zisanga. Dawidi aravuga ngo umuryango wose wa Nabali ndawutema mukureho. Reka mbibutse, uzi ko niba wakiranutse ntusambane ejo Satani azagutegera ku nzara. Ndabisubiramo, niba uyu munsi wakiranutse ntusambane biragusaba ngo n'ejo uzabe maso, inzara ni kurya uzagira ute ko mutasubiza. Ariko yanze kwica Sawuli aravuga ngo sinaramburira amaboko ku mwami w'imikisha iki amavuta, ariko ashonje aravuga ngo umuryango wa Nabali ndawutema mu mari. Bivuga ngo ahantu hose tugomba gusaba Imana imbaraga zo kuhakiranuka, kuko ushobora gukiranuka vamedi ariko apremedi ugakora ibizira. Nibyo ko mutasubiza. Bibiliya ivuga ngo iki? N'uwibwira ko ahagaze yirinde nta muhanga. Hari umuntu twasanganaga hano mu butayu w'ishyamba rya Jeri. Ejo bundi barashyingiwe umusore uhanura uvuga ijambo ry'Imana, abarashatse ejo bundi barabyara. Abantu bakajya bamubwira ngo nubwo umugore wabyaye umwana si uwawe. Ejo bundi aza mu rugo yarakaye, afata gaze ashaka gutwika umwana w'uruhinja n'umugore we. Ntabwo mwabyumvishije? Byabereye Kimisagara. Uwo wabikoze yari umurokore w'iki wowe, kandi yari umuhanuzi. Yavugaga ngo Imana iravuze, yavuze ngo nderetswe, akakuganiza ijambo ry'Imana. Ariko ejo Satani amwiba umugono, aza yarakaye acomeka gaze n'ikibiriti agiye kubitwika kugira ngo umwana ashye na mama we. Umwana bamujugunya inyuma y'idirishya. Ubu umuhungu arafunzwe yitwa Bowazi, agahugu kagufiya ariko yaje gushaka. Nta kwirara. Njyewe maze imyaka myinshi mu gakiza, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa, the bishop. Chunga sana, vuga ngo chunga sana. Subiramo, chunga sana. Chunga sana we. Chunga sana. Reka mbibutse, hatari umwuka wera umugabo wamusekura ingumi. Umugore nawe akubwira ati ngewe mwene gakwaye simvugirwamo ivi, inkokora, umutwe. Ashimwe Yesu watanze umwuka wera. Twese dutere haleluya. Ashimwe Yesu watanze umwuka wera. Uzakane parariza kamere. Haleluya. Ashimwe Yesu watanze umwuka wera. Abatarabaye pararize dukomere Imana amashyi twishimire. Biravuga ngo isegonda ku isegonda, umunota ku munota. Yesu we turengere. Natwe twamera nk'abandi. Natwe twamera nk'abandi. Dawidi aravuga ati ndabamara. Yari afite umugore witwa Abigayeli. Amenya ko Dawidi yarakaye, arangije ashaka indogobe n'amatandiko, ashaka ibyo kurya kugira ngo asanganire Dawidi ye kwica umuryango we. Arangije abwira Dawidi, Dawidi umugabo wanjye yitwa Nabali, bisobanura ngo ni ikigoryi, wambabariye we kumena amaraso. Ngo Dawidi bimukora ku mutima, umbujije kwica abagore beza nk'abo baracyabaho, urakoze. Dawidi kwica umuryango wa Nabali aba arawuhagaritse. Nabali washize iminsi 10 ngo barapfuye. Apfuye
Dawidi arongora umugore witwa nde? Abigayili. Babyarana umwana w'umuhungu bamwita nde? Daniyeli. Wabisoma mu ngoma za mbere igice cya 3 umurongo wa mbere ubona uwitwa Daniyeli uvuga kuri Dawidi n'umugore witwa nde? Abigayili. Daniyeli wa 3 ni dusome wari umuyuda wubahaga Imana waturukaga iyo mu bana b'abakire, umwana mwiza we ku myaka 13 uzamura. Muri we yabaga mu buzima bwejejwe, yakundaga gusoma igitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya igice cya 29. Umwuka we yabaga muri we, ibi byabaga byananiranye kubera umwuka w'Imana we muri Daniyeli ngo yarabisobanuraga. Muvuga ngo amen, muvuga ngo amen. Nukuri ashimwe se watanze umwuka we, ashimwe se watanze umwuka we. Umwuka we niwe ushoboza abaririmbyi kuririmba, umwuka we niwe ushoboza kubabwira ijambo ry'Imana, umwuka we niwe ushoboza gusenga. Ubona kuza ahangaha ni umwuka we. Hari ikijwi cyakubwiraga ngo wabiretse, umwuka akavuga ati ariko wagiye ko ari igihe wakumva ibyawe. Umwuka we agenda ararika akongorera, umwuka we azi kurarika. Naho ubundi intege nkeya, uvuye ku ishuri urananiwe, uvuye ku kazi n'ejo bundi wari waje gusenga, ariko umwuka wera wagiye, ariko wagiye. Ashimwe se watazi umwuka wera, ashimwe se watazi umwuka wera. Aha twasomye ni inkuru z'umugabo witwa Belushazari. Belushazari avuka ku mugabo witwa Nebukadinezari. Nebukadinezari murabizi ko yageze yishyira hejuru agira ubwibone, aravuga ngo Babuloni yanjye nigeze nte niyubakiye. Imana itikora mu mutwe we ajya kurisha. Reka mbibutse, hari ahantu Imana yakanda isi yose tukajya kurisha. Hari buti Imana yakanda isi yose tukajya kurisha. Mufite ifiriti wayisiga, mufite mayoneze, hari aho Imana yakanda isi yose ikajya kurisha. Ngo Nebukadinezari ngo igihe kigeze Imana ikanda mu mutwe we ajya kurisha n'inka amara imyaka 7. Ibyo bisimbuke sibigendereye. Uyu muhungu we Belushazari ngo baramusimbuye, amusimbuye ageze ku ngoma ngo aza kugira abashyitsi 1000. Ageze abashyitsi 1000 atumira abagore b'ubushoreke, atumira byo n'ibigirwamana by'ibiti n'iby'amabuye n'izindi mana mbi zose. Aravuga ngo nimuzane ibikombe byakoreshwaga mu nzu y'Imana i Yerusalemu, tubinyweremo vino niturangiza twishime. Urambaza ati ibyo bikombe yabibonye ate? Ese Nebukadinezari atari i Yerusalemu yarahasenye anyaga ibikombe bya zahabu bajyaga banyweramo ifunguro ryera i Yerusalemu. Belushazari aratinyuka abinyweramo inzoga, mu gihe papa we yatinye gukoresha ibikombe by'Imana byakoreshwaga mu nzu y'Imana. Uyu mungu agira ubwibone. Reka mbibutse, niba udashaka kugira ngo ubazane Imana mu buzima bwawe ujye wirinda ubwibone. Bibiliya ngo iki? Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Mbibutse, ubundi kamere y'umuntu igizwe n'iki? N'ubwibone. N'akana gato urakabwira ati mwana niwicare, ntabwo nicara. Ari akana gatoya, ubwibone buragatsindwa. Umwana ukurya n'urwara, umwana ukuruma no kwibera, kamere y'umuntu igizwe n'ubwibone. Ariko hashimwe se watanze umwuka wera, ugize agacubya ubwibone no kwishyirije no kwikakaza. Ubwibone bwahereye hejuru, niho bwahereye. Satani abwira Imana ngo kuki waremye umuntu utangishije inama? Bibiliya avuga ngo wasi we ubonye ishyano kuko umanukiye n'umazi Satani. Belushazari rero afashe ibyo bikombe byakoreshwaga mu z'Imana i Yerusalemu babinywereyemo inzoga. Akimara kubinyweramo inzoga, Imana yanga agasuzuguro ngo agiye kubona abona ikiganza cyandika ku rusika. Niho gufata ukuboko ukagucamo kabiri ukajya ubona ikiganza kirandika ariko ntubone ukuboko kose. Handitse amagambo avuga ngo mene tete ufarisini. Koze icyongereza ngo nibisobanure. Kumenya icyongereza ni cyiza ariko hari aho kigarukira. Kumenya igifaransa ni byiza ariko hari aho kigarukira. Kumenya ikinyarwanda ni byiza hari aho kigarukira. Kumenya igiswahili ni byiza ariko hari aho kigarukira. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo amaze kubona iyo nyandiko ngo amagufa y'amatako arakomangana. Ntabwo byegereye muri Bibiliya birimo arakomangana. Umwami apeti ibirabuze, kwishimira n'abashyitsi 1000 wapi, ishorekeze wapi, ibigirwamana by'ibiti n'iby'amabuye wapi, umunezero guserebura wapi, kubera ikiganza. Impamvu muri kubona abantu bari kwirata bakishyira hejuru nuko batarabona ikiganza. Ikiganza giteye ubwoba. Ndabigenza yibuka ko mu gihugu hari abanyabwenge, abapfumu, abacumyi n'abacumyikazi. Bahamagara abanyabwenge, banyabwenge karame ibwami barabashaka. N'iki babashakira? Baradushakira ngo umwami yabonye ikiganza cyandika ku rusika, none habuze n'umugirute ubisobanura. None nimuze mubisobanure. Abanyabwenge baraza
meni tekeri ufari sini. Abanyabwenge baravuga ngo mu byo twize mu ishuri ryacu ibi ntibirimo. Vuga ngo caho. Muri iri teraniro ibintu byose byari byarabasuzuguye, Imana ibitesha agaciro. Ndasubiramo, ibintu byose byari byarabasuzuguye, Imana ibitesha agaciro. Aya marozi Imana yatesha indyarya, abagore, abatukura ibyobo, Imana ibitesha agaciro. Ababyakira bavuze ngo amen. Kandi ndashima Imana ko izi kubitesha agaciro. Ubwo bazi kohereza amahembera hejuru y'imbaraga z'amahembe hariho imbaraga z'Imana, hejuru y'abapfuye hariho imbaraga z'Imana, hejuru y'indyarya hariho imbaraga z'Imana. Ababyakira kuvuga ngo sesa kandi si kabiri nabonye ineza yawe Mana, si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe. Bahamagara abapfumu muze musome vuba. Meni tekeri ufarisini. Mu byo twize mu bupfumu iriya nyandiko ntirimo. Vuga ngo caho. Ba magiciens muri hehe turahari, baraza barimushagura. Mana, ndagushimira ko ugitesha agaciro ibyishyize hejuru. Mana, ndagushimira ko ugitesha agaciro ibyishyira hejuru. Abatari n'ingombo mutere haleluya. Imana izi kubitesha agaciro. Baravuga ngo mu byo twize mu bumagisiye iriya nyandiko ntirimo. Vuga ngo caho. Caho ntarondogoye ngo bose birabana. Umugabekazi asanga umwami aramubwira ngo ntugire ubwoba. Kubera iki ntabugira? Isoni bakagenda zarakiri ku ngoma. Hari umuyuda w'umunyagano yakuye i Buyuda, uwo yitwa Daniyeli, arimo umwuka wera w'Imana muhamagaze aza bisobanuye. Abakiranukira Imana buzuye umwuka wera muvuge ngo bubaho. Abakiranukira Imana buzuye umwuka wera muvuge ngo bubaho. Umwuka w'iriyo yaje nubwo ufite umuntu uhengamye, ahisha yanenge ntibabone ko ufite umuntu uhengamye, bakavuga ngo umukozi w'Imana yasuwe. Nubwo ufite umutwe uhengamye, umwuka iyo yaje ahisha yanenge ntibabone ko ufite umutwe uhengamye, bakavuga ko uri umukozi w'Imana. Nubwo wowe ucumbagira uri kajorite ukuntu, iyo umwuka aje ahisha yanenge ntibabone ko uri kajorite. Umukozi w'Imana mwadusengeye vuga ngo Yesu we. Mana ashimwe se waduhaye umwuka wera. Umwuka wera Yesu yawuzanye kugira ngo ace agasuzuguro. Yesu yanamuzanye kugira ngo abatemera bagire ute akiri buryo Yesu yahujije kwari kugira ngo abatamizeye Yesu bagire ute bamwizere. Kuko Petero amaze kuzura umwuka wera aravuga ngo uwamuje mukamubamba niwe ukoze. Amaze kubwiriza ibihumbi 3 biriha. Bamwe bavuga ati ko ari abaturage bahariya ingiyo za Galilaya, ururimi rwacu rwa Ponto, Ikifurugiya, haraturutse Abamedi, izi ndimi zacu bazivuje gute? Kubera umwuka wera w'Imana araza akarondora abakomeye, akarondora abize, akarondora abatarize, bose bakavuga ngo turemeye kubera umwuka Yesu yatanze. Nimuhamagare Daniyeli, uwo ari wo mwuka wera w'Imana. Muvuga ngo sesa umwuka wera arakenewe. Mumbara akaganza umwete umwuka wera arakenewe gutyo. Mumbariza umwuka wera arakenewe dije. Arakenewe. Umwuka wera kubwira ngo dore iyo ndyarya irimo irakwiyoboranyaho, ukamenya uburyo umwitondaho. Umwuka wera kubwira ngo dore turanye n'umurozi ariko ntacyo azagutwara, kandi ku manywa araroga na nijoro araroga, ariko kuko yicaranye isezerano ry'Imana umwuka wera akabinetara
akabigaragariza umwuka we akabitsikamira amajoro yose tugatambuka amanywa yose tugatambuka. ashimwe Yesu watsinze, ashimwe Yesu watsinze. abatabwiye pararize tuza muri bendera y'Imana, abatabwiye pararize abandi bacitse amaboko, abandi bari muri pararize, abandi bari mu byuma, ariko twebwe yaraturinze ababyakiriye. haleluya. ashimwe Yesu. mwuka wera w'Imana muyobozi ngwino, mwuka wera Mana muyobozi ngwino, muyobozi mwuka wera w'Imana muyobozi ngwino. ashimwe. umwami araza atumiza Daniyeli. niwe Daniyeli? ye. we mu banyagano? ye. data yakuye Ubuyuda? ye. numvise Mana we bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe. none wasobanurira ibyanditse ku rusika ko byananiye abanyabwenge mu gihugu n'abapfumu n'abacumi n'abacumikazi? wabisobanura gani? aramubwira ngo nabisobanura. umwami aravuga ngo nubisobanura ndaguhemba ibintu bitatu. icya mbere, ndaguha umwenda w'umuhengeri. umwenda w'umuhengeri ni uw'abami bambaraga w'agaciro. icya kabiri, ndakwambika umukufi w'izahabu mu ijosi. icya gatatu, uzaba uwa gatatu mu gihugu, njyewe Belushazari ndabisimbuye ndabikwemereye. kubera ko Daniyeli yaramenye icyo bisobanura, aravuga ngo izo mpano zawe uzigumanire. bivuga ngo se kurara upfuye biramarira iki? byigumanire. urakoze Daniyeli, murakoze. ijambo rya mbere rivuga ngo meni meni, dore icyo risobanura mu buryo bw'umwuka. rirasobanura ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iki? iherezo. danye ko bikomeye, danye ko bikomeye. ntabwo ngusobanurira Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyizeho iki? iherezo. icya kabiri, ijambo tekeri rirasobanura ngo washyizwe ku gipimo ugaragara utageze ute? udashyitse. ijambo peresi rirasobanura ngo ubwami bwawe buragabwe, cyangwa ubwami bwawe buhawe Abamedi n'Abaperesi. arangije aravuga ngo iri joro, Mana we, ntabwo ari ukuvuga ngo ejo, iri joro ubwami bwawe buhawe Abamedi n'Abaperesi kandi barakwishe. akimara kubimubwira ngo Abamedi n'Abaperesi ngo bayobeje uruzi rwitwa Efurati. babiyobeje kubera ko abasirikare bari basinze kubera ibirori, ntibamenye uburyo Abamedi n'Abaperesi bayobeje uruzi. barangije babarambutse bafata igihugu. Belushazari bamuca igihanga, Abamedi n'Abaperesi bafata igihugu. ibyari byanze gusobanuka, umwuka wera w'Imana arabisobanura. mbifurije ko umwuka wera w'Imana ahorana namwe, ibidasobanuka akagira akabisobanura. umwuka wera arakenewe, umwuka wera arakenewe. ko mudasubiza arakenewe. umwuka wera adahari mwaterana ingumi. umwuka aradahari mwagira ute? kuki hari ahantu hamwe muri iki gihugu cy'u Rwanda umushumba bamuhaye mitasiyo ngo ajye kuyobora ahandi. abadiyakoni bane bamufungira impano. mushumba twagukundaga, aho ugiye Imana izabane nawe, tugufungiye impano. iyo mpano yari iremereye, agira ngo ni televiziyo irimo. ageze mu rugo asanga na amatafari ane ya rukarakara. amatafari ane ya araremera ntaremera? amatafari ane. dufite abajama, umwuka wera adahari, namwe amatafari mwayafunga. mwayafunga ndabazi. umushumba yagiye muri koma. abagome nk'abo baracyabaho, abagome nk'abo baracyabaho, ariko ibihembo babonye, bamwe babaye ibicamuke, abandi bapfuye nabi, abandi bagira iherezo ribi. kubera iki? bakoze ikintu kimwe. umwuka aradahari, amatafari mwayafunga. mugatsata aho usengera, umuntu bamuhaye umwanya wo gusenga, undi muntu araza mwambura mikorofone imbere y'iteraniro. satani aganiza wa muntu wambuye mikorofone. amaterano arangiye, mu kofi yawe ufite amafaranga yagura umuhini? ati ndayafite. mu gakinjiro urahazi? ati ndahazi. genda ugure umuhini.
bakunde wakwambiye mikorofone imbere y'abantu uhagarare hejuru y'umukingo saa moya z'ijoro cyangwa saa mbiri wa muntu watunyuseho uhita umukubita umuhini ahita yuma. Umwuka wera adahari imihini mwayigura. Ariko hashimwe se watanze umwuka wera. Narivuze abashimwe se watanze umwuka wera. Narivuze abashimwe se watanze umwuka wera. Umwuka wera adahari imihini mwayigura. Ariko umwuka wera araza akavuga ngo yaramutangiriye mu nzira aramubwira ngo kwica n'icyaha, yarafashe inzira agiye mu gakinjiro kugura umuhini. Umwuka wera adahari. Isi ikeneye umuntu uri mu mwuka wera w'Imana. Akurimo Farawo arota inzozi, arota aryamye ngo abona inyanja havuyemo inka 7 zibyibushye, izindi 7 z'iminanu. Agiye kubona ngo abona izinanutse zimera 7 zibyibushye kandi zikomeza kugira ute kunanuka. Urabyumva? Ngo yongera kubona amahundo 7 atsibaze n'andi 7 y'iminanu. Ubwo bisobanura ngo mwiza shimira ngo mwiza sayansi bisobanura se. Ariko mu gihugu cy'umwuka hari icyo bisobanuye. Farawo abura amahoro, ahamagara abanyabwenge. Ninde basobanura izo nzozi bose? Cumi. Yosefu wari mu mwuka wera w'Imana muri piriza aho ari. Bibiri ngo iki bamuhuzamo ubarangije ajya kwiyogoshesha kugira ngo babonane n'umwami. Mana we, Yosefu wari mu mwuka wera w'Imana. Muri iyi ministeri Imana icyana bari mu mwuka wera. Ntabwo ari gukora za danse gusa. Umwuka wera w'Imana niwe ukenewe. Ushobora kuririmba nta mwuka wera, nibyo si byo? Ushobora kwigisha nta mwuka wera, nibyo cyangwa si byo? Ushobora no kuvuga za shabaraganda nyinshi na zari ariko wapi ugasanga nta mwuka. Yesu ntabwo akeneye impano, akeneye imbuto. Kandi mbibutse Satani ntashaka impano, arashaka iki? Kandi Yesu icyo yaduhamagariye ni uko twera imbuto zikwiriye abihana. Yes. Kandi mu bintu azigupirata yapirata ibintu byose, ariko imbuto z'umwuka wera hakenewe umwuka wera udushoboza kwera imbuto zikwiriye abihana. Yosefu wari mu mwuka wera w'Imana aravuga ngo dore muri iki gihugu cya Egiputa hagiye kuzabaho uburumbuke, mwese hazabaho indi myaka 7 y'iki y'inzara. Birasaba umuntu w'umuhanga w'umunyabwenge icya gatatu wuzuye umwuka wera w'Imana uzafata bya bintu byeze akabasha kubihunika iyo myaka 7 y'inzara yaza. Ntibizagira icyo batwara kuko umunyabwenge yahunitse bya bindi nejeje. Biravuga ngo iyo nama, vuga ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Arangije aravuga ngo tuzabona he Mana we umuntu nk'uyu uri mu mwuka wera w'Imana, umunyamahanga, umunyagano. Imana imuhemba kuba premier minister kubera umwuka wera w'Imana. Ndagira ngo mbabaze icyatumye Yosefu aba premier minister ni ukubera amashuri menshi? Ni ukubera ari mwiza? Ni iki? Ni umwuka wera ajya dushakira akazi. Ko mutavuga ngo amen? Umwuka wera ajya dushakira akazi ku buryo uvuga ngo uramubwiye disi impano z'Imana zimurimo, ni mu muhereza akazi, ni umushomeri. Iyo mpano ikakwicaza aho utari kuzicara, impano ikakugaburira icyo utari kuzakugaburira, igutambutsa aho utari kuzatambuka, ikunyuza aho utari kuzanyuza. Ubu tutanatinze uzamahembe batwohereza nijoro, ariko kubera umwuka wera w'Imana turimo amahembe akabasubirana. Vuga ngo basubirane, vuga ngo basubirane. Izirikanye batwoherereza kubera umwuka wera w'Imana twambaye antibari, umwuka wera akabisezayo. Izibisazi badutangira ngo dutoragure amashashi mu mahanga ukihondo wambara ubusa ku gasozi, umwuka wera akitambika ngo mwana wanjye hari icyo nakuvuze. Mwateye haleluya, mwateye haleluya. Umwuka wera arakenewe. Dore umuntu ukenewe ku isi ni umusore uri mu mwuka wera w'Imana, ni umukobwa uri mu mwuka wera w'Imana, ni umumama uri mu mwuka wera w'Imana, ni umupapa uri mu mwuka wera w'Imana, ni umukecuru uri mu mwuka wera w'Imana, ni umusaza uri mu mwuka wera w'Imana. Arahari. N'umwuka wera udushoboza kubana mu mahoro. Umugabo yavuga nabi, umudamu akavuga ati ariko Imana kuba wari urumubwiye nabi. Ni umwuka wera.
Mwuka Wera adahari nawe wasekura ingumi cyangwa ukazamura ivi. Ariko hano atari Umwuka Wera, umugabo aravuga umudamu akajya hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru. Haba abandi bapfuye ngo imbere iciya undi inyuza, bararwanya ntibarwanya. Ariko hari Umwuka Wera, iyo uvuze ngo mbonye inyuza ahangaha undi ntatera amahane, ubwo niba ari binyuze reka nceceke. Umwuka Wera dushoboza koroha. Ariko abantu batari Umwuka Wera barasigana bagaharira, ukuri ni ukwanjye, umudamu ukuri ni ukwanjye, umugabo ukuri ni ukwanjye. Ariko hari Umwuka Wera, umugabo aroroha, uvuga ngo aroroha. Yesu we. Hatari Umwuka Wera. Umwuka Wera arakenewe cyangwa ntabwo akenewe? Tuzamure nomero y'Imana. Umwuka Wera arakenewe. Umwuka Wera arakenewe. Nta Mwuka Wera nta mpinduka. Nta Mwuka Wera ntitwanesha. Nta Mwuka Wera natwe twamera nk'abandi. Ariko Umwuka Wera aduhindura bashya. Uzanga ari Umwuka Wera bituma umudamu amenya gusaba imbabazi. Sheri, mbabara nakubwiye nabi imbere y'abana. Sorry. Ariko hatari Umwuka Wera, njyewe mwene Gakwaya uba wicaye gusa oya, hakeneye Umwuka Wera udushoboza kugira disipurine, adushoboza kubaha, kamenya kubaha umushumba wanyu, kanya kubaha umuyobozi wanyu, bahirimbye mu kubahana ko ari disipingano. Ariko hatari Umwuka Wera ntibaze kuririmba. Wese warushaga Satani kuririmba. Abadayimoni bo guhangana bavuga ngo bashye. Abadayimoni bo guhangana bashye. Ariko hari Umwuka Wera, korari ya mbere murayemera, iya kabiri mukayemera, iy'abana mukayemera. Sesa abayobozi ntibahangana, baremerana. Umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho Umwuka kugira ngo bose bafashwe. Niko Bibiliya yavuze mu rwandiko rwa mbere rw'Ikorinto igice cya 12:7. Umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho Umwuka kugira ngo bose bafashwe. Mureke tuguzanye ukuri ko musajyana muri minisiteri igihe kirekire. Iyo umuntu akubonye arafashwa? Iyo umuntu akubonye arafashwa? Cyangwa aravuga ati mazina araje, Matiku araje, cya gisambanye gihunahuna kiraje, kiraje. Oya, umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho Umwuka kugira ngo bose bafashwe. Niki kikwerekana Umwuka ku buryo abantu bafashwe, ku buryo abantu babizi. Ariko kutaje mu iteraniro ryo kuwa gatatu, Yesu we, intebe yawe twakubuzaho n'ukuri. Yesu we, Umwuka wawe turawemeye. Ariko ubundi atari Umwuka we nigishaka ntikizanagaruka. Nicyo kutuvuyanga. Ni bya magambo gusa, ni bya magambo, ni bya biti, ni bya bizima. Umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho Umwuka kugira ngo bose bafashwe. Mama, niki bakubona gituma abantu bafashwa? Wa mukobwa, niki gituma abantu bafashwa? Ni ibisoro by'ibigoryi bikaza biguhunahuna, ikora ahangaha, ndabyemeye, baragukorakora ukiyobo. Uravoka bakandakana ngo zirahiye. Tuba dufite ibisoro by'ibigoryi n'ibigabo by'ibigoryi bihunahuna. Birahari cyangwa ntabwo bihari? Ko mutasubiza se, birahari cyangwa ntabwo bihari? Ngo tubyumve kimwe. Bashaka kugusha mu cyaha, Umwuka Wera arafuha. Nta kubangikanya Umwuka Wera n'icyaha. No! Dusenge Imana. Umwuka Wera arakenewe? Dore umuntu ukenewe ku isi muri mu Mwuka Wera w'Imana. Elisa, kubera Umwuka Wera w'Imana, yamwerekaga aho Abasiriya bagiye kunyura batera Abisiraheli. Mu yandi magambo, Elisa yari afite iyerekwa riruta irya maneko. Yabwiraga umwami wa Isiraheli ati Abasiriya bagiye guca ahangaha, si rimwe si kabiri, bashyiraho za maneko bagasanga ibyo Elisa yavuze ni ukuri. Ku buryo Elisa yapfuye, umwami yaravuze ngo Isiraheli ubuze amaso, Isiraheli we ubuze intwaro, Isiraheli ubuze amaboko. Yarabikaga mu buryo bw'iyerekwa ku buryo bushya za maneko zo mu isi. None ninde wakayamenye akajya kubwira umuyobozi w'igihugu? Ninde ufite iyerekwa rizima? Ni ugusunikana bari ugenda. Dukenera abantu bafite amavuta y'Umwuka Wera ku buryo n'igihugu kikumenya. Bibuka abami batatu, umwami wa Edomu, umwami w'Abayuda n'umwami wa Isiraheli. Umwami ubikira mu nzira, amatungo yabo abura amazi, abami babura icyo kunywa. Ariko Yehoshafati umwami w'Abayuda aravuga ngo nta muhanuzi uraha. Kuki batavuze muri lisansiye? Kuki batavuze PhD? Kuki batavuze dogiteri?
kuki batavuze umuntu mwiza finyore beauty we finyore, kuki batavuze bogari kuki batavuze ngo paritse hama, kuki batavuze ngo umuntu ufite etaje igeretse inshuro 10 mwadushaka umuntu ufite etaje inshuro 10 igeretse inshuro 10 mwana baravuze ngo nta muhanuzi ngo tumugishirize n'Uwiteka. Abakorana n'Imana muvuge ngo bubaho, tuzamura amaboko. Abakorana n'Imana neza muvuge ngo bubaho, wowe muvuge ngo bubaho, bubaho kubera umwuka wera w'Imana, umwuka weraza. Elisa ngo barangije bamutumizaho, Elisa ahageze ngo abonye umuhanuzi wa Isiraheli aravuga ngo simba nkurebye inkumye kubera ibigirwamana bya soni bya nyoko. Aravuga ati ariko kubera umwami w'Abayuda Yehoshafati, aravuga ngo nimunzanire umuririmbyi. Abaririmbyi bakorana n'Imana bubaho, muvuga ngo bubaho. Umuririmbyi akoze mu gitari araririmbye amavuta baramanutse Yesu. Uzi ko abafashwa kubera indirimbo, hari n'ubuhanuzi buza kubera ko twaririmbye, hari n'abadayimoni bahunga kubera indirimbo, hari n'abadayimoni bahunga kubera ijambo, hari n'abadayimoni bahunga kubera isengesho. Ikintu cyose mu mwanya wacyo. Umuhanuzi akoze muri murya araririmbye ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuza kuri Elisa. Aravuga ngo nimwivuke Uwiteka Nyiringabo avuze, ari guhanura abandi. Aravuga ngo nimucukure impavu, niko Bibiliya ivuga, nimucukure impavu nta mvura iza kugwa ku Mana, nta n'umuyaga nta n'inkuba, mwebwe mucukure impavu munywa amazi n'amashyo yawe. Yesu umwana w'Imana. Ngo barangije bacukura impavu, nta mvura yaguye, nta nkuba, nta muyaga, ngo bagiye kubona babona impavu yose yuzuye amazi. Mana we, abandi banywa amazi n'amatungo yabo kubera umuntu wari mu mwuka wera w'Imana. Umwuka wera w'Imana ari igisubizo aho byananiranye. Sasa ntabwo mubwirishije, sasa umwuka wera w'Imana ari igisubizo ahari ibibazo. Babwiye Elisa rero, urabona umudugudu burya mwiza, yego turawubona, amazi yaho arica, umudamu utwite inda iva, amatungo ararambura, none tubigenze dute? Elisa aravuga ngo nimuzane imperezo nshya, nimurangiza muzane n'umunyu. Elisa dore icyo yakoze, arangije ajya ku isoko. Muri iri teraniro Imana iravuze ngo ije ku isoko ry'ikibazo cyawe. Ntabwo mubyibushije, narivuze ngo Imana iravuze ngo ije ku isoko ry'ikibazo. Ubwo arangije afata wa muntu aterera ku isoko, aravuga ngo amazi arahumanuka. Shima Imana ko ije ku kibazo cyawe, ije ku isoko ry'ikibazo cyawe, ije ku isoko ry'indwara, isoko y'ubushomeri, isoko y'ubukene, isoko y'amadeni. Yesu aza ku isoko nyirizina akaza akabikemura. Abana b'abahanuzi Elisa aho turamubona ko ari bato, yego turabibona, mwatwemerera tukajyana gutema ibiti, mwabitwemerera. Icyo bashaka ni umwuka w'Imana uri muri Elisa. Yego ndabyemeye. Ngo bageze mu ishyamba, umwana w'umuhanuzi bari kumwe, ngo atema igiti, intorezo igwa, kandi iyo ntorezo yari impirano. Muntu w'Imana tubigenze dute? Ni ibiki bibaye? Intorezo iguye mu mazi kandi yari impezanyo. Elisa aravuga ngo iguye hehe? Iguye hariya mu mazi. Elisa icyo yakoze kubera amavuta y'umwuka we, Imana we, ngo ateme igiti, ngo arangije agiterera intorezo yaguye. Intorezo ibirazamutse. Yesu Yesu irazamuka uvuge ngo sasa Mwana we irazamuka. Igiti koko kubize fizike, ni fizike cyangwa shimi cyangwa fizike? Igiti ni icyuma rero, ariko umwuka wera azi guhuza ibidahura. Ntabwo mubyumvishije, umwuka wera azi guhuza ibidahura. Yaranaguhuje ngo mubane nk'umugabo n'umugore, abandi batabyemera, ariko umwuka arabahuza. Seko mukoma amashyi kabetse ibigori, bakomera Imana amashyi. Umwuka wera azi guhuza, umwuka wera w'Imana azi guhuza ibidahuza. Ndagira ngo dusenge. Umuntu ukeneye ku isi
uvuga ngo yo nuri mu mwuka wera w'Imana. Iyi minisiteri nta mwuka wera, ingumi mwazisekurana. Korali mwuka wera adahari mwahangana. Igipfunsi ati ngewe mwene Gakwaya ivi ndarifite we, nize karate mfite sentire na mwari we, ntunyinisha we. Mwarimu wacu aherutse kubwira umuririmbyi ko wicara imbere wajye wambara neza kurangaza abantu. Uwo mukobwa ahita abwira mwarimu uti ufite abakobwa ntuzongere kungendaho. Ufite umugore ugenda ubimubwira, ufite n'abakobwa b'inkumi ugenda ubabwira. Muri iki gihe ni uguhugura abantu, nurangara aragukubita jido. Wa mukobwa ibyo ugenda n'Imana ntibyemere ukiruka, nubundi n'umugore w'inyuma nurangara ni uw'inyuma. Mugore uvuga ngo Imana irihaga, ibyo Imana ntibyemera, wiruka nurangara ni jido. Jido ibyo bintu Imana umwuka wera adahari za jido mwaziterana. Ariko umwuka wera ntahaba, abagabo n'abagore bazemerana, abasore n'abakobwa bazemerana, korali zizemerana, abadiyakoni b'aprotokole abashumba bazemerana, abarimu abo bazarwana, abadiyakoni abo bazarwana, abavugabutumwa abo bazarwana. Dukeneye umwuka wera n'udushoboze muri inzira kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Ababyeyi muvuga ngo amen. Mwaze tugasenga. Ndangiza ku kantu kamwe, n'umwuka wera aratunekera, atumenyesha iki? Amakuru bibitse. Ahatanga amafaranga menshi kuri bije y'igihugu nicyo bita iperereza cyangwa amaneko, kumenya amakuru mu gihugu no hanze yacyo. Hatangwa za miliyari na za miliyari, ariko twebwe itorero ry'Imana turashimira Yesu watanze umwuka wera. Icyo tunekera nta giceri gitanze. Umwuka wera uzi kukubwira ngo dore mama wari ugiye kurwara kanseri nturamenye, ni urusigo nshisha mu gasokoza agasatsi kakazamura, abandi karabyotse bakishyura iki? Bakishyura iki? Umwuka uvuga ngo dore wari ugiye gucika amaguru yombi, ariko ko kunyubaha yo muvuga ngo yo amaguru yanyagaze. Umwuka uvuga ngo mukore nk'igifungo cya burundu, n'umwuka uri kujya mu rugo umwana akakuyambera na madamu papa wazanye umugati, uwo mudamu uzabishyura iki? Ujye kunyemera ngo ugiye ngo ntawafunga, ukozwa muri beto, ukozwe amashanyarazi n'amashanyarazi abosirika, impanuka ikaba inzigasha we. Hano hanze hari abashinjacyaha bazi gukora dosiye, ukamanuka ukambara iroza, ariko umwuka wera akakonekera. Nkuyeho igifungo, nkuyeho ibisazi, nkuyeho gucika amaguru, nkuyeho gucika umutwe, nkuyeho gucika amaboko. Mwavuze ngo amen. Hari umuntu dusengana mu Gatsata, atuye hirya y'iwanjye aho bita i Nyakabungo, ngiye ngatura igihugu. Aho i Nyakabungo ubureba ibigaramvura, handi bakunda gusengera mu butayu. Ejo bundi umwuka w'Imana aramubwira ngo ntiwemerewe kujya hanze nijoro, kandi ni umugabo, kandi nta tuwarete yo muzi afite. Ubwo biragenda bite? nta tuwarete yo muzi, kandi umwuka aramubwira ngo ntibyemewe muri iyi minsi gusohoka ngo ujye hanze nijoro. Kumana ni ibiki koko? Umuntu w'umugabo ibyo zajya mbirangiriza mu nzu koko? Mana wambwiye, Mana wansobanurira. Mwuka wera ntarengaguye. Hashize iminsi mike yari yoroye ingurube zirenze 2. Bigeze mu saa 8 z'ijoro, saa 9 yumva ingurube iratatse. Ati ni igisimba kijyanye, ni umujura. Umutima ati sohoka ugiye kugenda gutabara, undi ukamukurura. Mwuka wera yarakubujije, mwuka wera yarakubujije. Ndabigenza. Mwuka wera yarakubujije. Yigira inama yo gufungura idirishya. Afunguye idirishya asanga n'ingwe iri kurya ingurube. Bivuga ngo iyo asohoka ingwe yari kubanza kumurya ikikuza iki? Ingurube. Ariko kubera umwuka wera wari wamunekeye, natari haleluya. Abantu umwuka wamekeye, haleluya. Ariko n'abandi baragerageza. Mwuka wera atunekera, atumenyesha ibyenda kubaho, adusimbutsa impfu, adukura
irabikeneye, isi ikeneye umuntu uri mu mwuka wera w'Imana. Dusenge. Mana ndagushimiye, de la city for my glory, ekanguya zalamogo itakisiri ayo my glory, umwuka wera ntabwo ukinguriye. Kamere niyo yari yaraganje muri iri teraniro. Twirukanye kamere mu bagabo, twirukanye kamere mu bamama, twirukanye kamere mu basore, mu bakobwa, mu bana batoya, mu bakecuru no mu basaza. Mwuka wera karibu, iri ndavuga ngo ndavuga ndi muyoborwe n'umwuka, niko mutazakora ibyo kamere igira irarikira. Kamere turayirimuye mu izina rya Yesu. Mwuka wera atuyobora abagabo, ayobora ababyeyi, ayobora abasore, abakobwa, abakecuru, abasaza, abakomeye, aboroheje. Isi yose ikeneye umwuka wera. Abakomeye bakeneye umwuka wera, aboroheje bakeneye umwuka wera, abize n'abatarize twese dukeneye umwuka wera. Inyama y'amaso ntabwo byabishobora, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Urakoze rero kubwo uyu mwuka wera. Nirukanye indwara z'uburyo bwose, twirukanye amahembe, twirukanye ibitega, dukuyeho ibisazi batwohereza, dukuyeho impanuka mu mihanda, dukuyeho indwara za kanseri, twirukanye indwara za diyabete, imivuduko y'amaraso, abarwaye imigongo, abarwaye impyiko, abarwaye umwijima, hepatite C, hepatite B, aho umuntu wese ababara, abarwaye mu mbavu, abarwaye imigongo, abarwaye imikudakira, abarwaye isereri, ababura umwuka, abo bose Imana igira ibakize. Urakoze mwuka wera, utumenyesha igenda kubaho, uratumenyekera, ukatumenyesha ibyo abanyabwenge batamenya, kandi ukaturebera ibyo abakomeye batamenya. Dushimiye Yesu watanze umwuka wera, tumukomeye amashyi, tumuvugiriza impundu. Iri jambo umwuka wera risobanure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abakira ubutumwa bwiza tuvuga ngo amen. Abakira ubutumwa bwiza, haleluya. Mukomere Imana amashyi yadushoboze. Mwuka wera w'Imana asobanura amagambo mu izina rya Yesu. Amen.